Bakunzi ba Mukanzu TV moye kwazo muherere hirya no hino ini Mukanzu TV it's episodic now aho tugiye kugarukira ku inkuru za kasa mutwe zatanzaranze uyu munsi nta kintu tuvugaruko ni inkuru ya kasa mutwe turi buhereho aho uyu mworozi yahuye n'uruva gusenya byagenze gute rero umworozi w'ingurube mu karere ka Ngoma ingurube yaje kumurira umwana w'uruhinja bityo abaturage baratabara aho iyi ngurube itararyawe umwana ngo imurangize ihanagure byagenze gute rero turi bugarukireho idonido kuri Mukanzu TV wakomeza bane natwe nta kintu kandi turi bugaruko tutasimbutse ntabwo turi bwibagirwe inkuru irimo iragenda imirizindi aho bikomeje kuba bombori mu byamamare bigiye bitandukanye Baranigana wakajwiga hagati ya DC Clement ndetse Alia Cool ibyamamare bikunzwe cyane na beshi mu gihugu cy'u Rwanda wowe teragate mu ndasigaye twibanire ubashe kumva uko bimeze iyi ni Mukanzu TV bana natwe maze kandi subscribe like share ndetse na comment maze dusangire ibitekerezo aho werereye hose turagerageza kukumva tanu yes nkuko twabikubwiye tugiye kubigarukaho idonido ni ingurube umworozi mu karere ka Ngoma ndetse kandi akaba abarizwa mu gice kizwi nkaho cyahoze kitwa mu Gisaka aho ari mu murenge wa Sake akagari ka Nkanga ndetse kandi akaba ari mu mudugudu wa Kibira aho umubyeyi ingurube yaje kumurira uruhinja rw'ukwezi n'igice bityo abaturage bagatabaza ingurube itarahanagura ngo irye ikureho byagenze gute ingurube yarimo iratatamba ku mbuga bisanzwe maze ivuye mu kiraro iraza isanga uruhinja baruseze ku mbuga maze ingurube nkuko ari ndya byose iratangira iratotora irirumira irarya maze ihera ku munwa irya abaturage bahise batabara bityo barayitesha ingurube irahunga barayitesha koko nkuko bisanzwe maze umwana bahita bamwoherereza ku bitaro bya Kibungo ubu niho arimo aritabwaho ni inkuru dukesha igihe aho umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Sake yaje kuvugishwa n'umunyamakuru wa igihe bityo umuyobozi agira ati umwana yari ubu ngubu ari mu bitaro bya Kibungo ni nkuko kandi ababyeyi babo babaye indangare ingurube iva mu kiraro nkuko bisanzwe isanga umwana ari ku mbuga ari hasi bityo nkuko ingurube ari indya byose nta kindi iba izi yahise itangira kurya nimukuraho umunwa n'amazuru noneho aho hantu abantu baratabara barayitesha ahita ajyanwa kwa muganga ngubu ari mu bitaro arimo aritabwaho ese uyu mwana biraza kurangira bigenze gute avuye mu mubiri nangwa se akize inkuru turakomeza tubakurikirana kuri Mukanzu TV we cyo gusaba no gukomeza kuba natwe iyi ni Mukanzu TV bana natwe inkuru twategure kugutaturira nano tukayikuvira imuzini muzingo tukayikubwira idonido bityo nimvo nimvano yaryo inkuru irimo iramira izindi kuri social media mu byo bigiye bitandukanye bagiye bavuga ngo